urakaza neza mu kiganiro n'ufite biro nk'ibisanzwe aho dusanzwe tuganira ku makuru y'ibyamamare mu byo mu Rwanda ndetse no hanze yacyo ndetse n'amakuru aranga u Rwanda abami bagiye bakora bakera ndetse no hanze yacyo n'ibindi bihugu bitandukanye. Bahaye ikaze n'icyo musabwa no gukora subscribe and comment share kugira ngo ibyo dukora bibe bibasha kubageraho buri munsi. Murakoze. Uru rwa Gasabo dutuye hashize imyaka miliyaridi ruhanzwe n'Imana yacu dusingiza buri munsi. Gusa uyu munsi gitangaje u Rwanda rurimo amoko y'Abanyarwanda atandukanye, sayandi moko agamije amacakubiri, ahubwo ni amoko agaragaza ibintu baziraga cyane cyane inyamaswa. Uyu munsi tugiye kurebera amoko hamwe y'Abanyarwanda, inkomoko yayo ndetse n'inyamaswa baziraga. Ubundi aya moko muri rusange afatwa nk'umuco utazima. Ubundi u Rwanda ni igihugu cy'imisozi igana ku nyanja gifite amateka cyaririye n'amaziranwa arambye cyane. Abanyarwanda bo hambere bari barubatse umuryango ushingiye ku moko atandukanye, buri moko akagira inkomoko, amateka ndetse n'ibyiza byayaranze. Aya moko ni yayo gucamo ibice, ahubwo yari amashami y'igiti kimwe cy'ubunyarwanda. Buri rimwe rikagira agaciro, karigira umwihariko. Buri muryango wagiraga inyamaswa cyangwa ikindi kintu waziraga bakacyubaha bidasanzwe nk'ikimenyetso cy'umurage, ubudacogora n'imibanire y'ibiremwa byose ku isi muri rusange byahanzwe na Rugira. Dore amoko amwe n'amwe y'Abanyarwanda akomoka n'inyamaswa cyangwa ibindi bintu baziraga. Tugiye guhera ku bwoko bwa mbere, ubwoko budasanzwe cyane. Ubwo nta bundi ni ubwoko bw'Abanyiginya. Ubundi bivugwa ko Abanyiginya ni umuryango w'ibwami, bakomoka kuri Gihango Mijana, umwami wa mbere w'u Rwanda. Binavugwa ko bavuka mu Buganda ndetse n'i Nyanza. Ukaba ari n'umuryango wakomotse ku bami bose b'u Rwanda kuva kera. Ubundi ikintu bazira cyangwa se inyamaswa bazira ni intare. Impamvu bayizira nuko intare niyo shusho y'ubwami, ubutware n'igitinyiro. Ubundi kwica intare mu bwoko bw'Abanyiginya byafatwaga nk'icyaha gitagatifu kidasanzwe muri rusange. Ubwoko bwa kabiri ni ubwoko bw'Abanyiginya. Abanyiginya bo bivugwa ko bavuka mu gice cy'amajyepfo mu Bwanacyangwe. Ni umuryango wari ufite uruhare rukomeye mu micungire y'ingoma no mu mihango y'umuco. Ikintu bazira cyangwa se inyamaswa bazira ni ingwe. Ingwe yaranzwe n'ubwitonzi ndetse n'ubugenge. Kumwega, kuyica byari nko gucura cyangwa se gucumura ku mateka y'ubwoko bw'Abega. Ubwoko bwa gatatu ni ubwoko bw'Abasinga. Abenshi muri rusange Abanyarwanda ni nabwo bakomokamo. Abasinga bivugwa ko baturutse mu gice cya Ndorwa, bazwiho ubutware ndetse no gukunda ubwigenge. Bari inkingi y'uburinzi ndetse n'ubutore. Abasinga bazi inzovu. Ubu yafatwaga nk'inyamaswa y'igitinyiro ishushanye imbaraga zituruka mu butegetsi bucece. Ubwoko bwa gatatu ni ubwoko bw'Abatsobe. Bivugwa ko bakomoka hafi y'ikiyaga cya Rweru. Ni abantu bari bazwiho ubwenge n'ubushishozi, bagakunda ubwitonzi mu bikorwa byose bakoraga. Bazira icyo bita isato cyangwa se urusamagwe. Isato yafatwaga nk'inyamaswa y'ubuhanga n'ubushishozi. Bayifataga nk'umurinzi w'abahanga ndetse bigafatwa nk'umuryango ukomeye cyane. Ubwoko bwa gatanu ni ubwoko bw'Abahinda. Abahinda bakomoka i Gisaka, bafite amateka yihariye yo gukundana ndetse n'andi moko, cyane cyane Abagesera. Baziraga ifi. Amafi yafatwaga nk'amasoko y'ubuzima n'ubwiza bw'ikirere. Byafatwaga nk'icyaha gikomeye. Ubwoko bwa gatandatu ni ubwoko bw'Abashambo. Bakomoka mu majyaruguru y'u Rwanda, bazwiho kwitanga, kwanga akarengane ndetse no kubaha ubuzima bwa bose. Baziraga ihene, nubwo abandi Banyarwanda bayibonaga nk'inyamaswa ibatunze. Abashambo bayubaha bidasanzwe, ntibayirya cyangwa ngo bayice. Ubwoko bwa karindwi ni ubwoko bw'Abazigaba. Bavuka mu Kinyaga
no mu burengerazuba, no mu muryango w'abahinzi, ni umuryango w'abahinzi b'ingirakamaro ndetse n'aborozi b'inka nziza cyane. Bazira inka yari isanzwe yubashywe n'abanyarwanda bose, ariko ku bazigaba yari nk'ikigirwamana. Bayivuga mu bisigo ndetse no mu mihango yose bajyaga bakora. Ubwoko bwa munane ni ubwoko bw'abacaba, baturutse mu Bugesera, bari abantu bituze bafite isema n'ineza n'inuma. Baziraga inyoni zagaragazaga ubwiza, ubwigenge n'amahoro. Bari barazihaye icyubahiro nk'inyamaswa zifite ubumana. Ubwoko bwa 9 ni ubwoko bw'abashakamba, nabo baturukaga mu majyaruguru mu bice bya Rukoma na Musanze. Bari bazwiho kuba abanyabwenge bihuse kandi b'indashyikirwa. Baziraga igisamagwe cyafatwaga nk'inyamaswa y'ubwitonzi, ikirinda guhubuka ariko ikamenya icyo gukora mu gihe. Ubwoko bwa 10 ni ubwoko bw'abatundu, bakomoka mu gace ka Buheruka. Bari abantu bakunda amahoro, basenga ndetse bakaba n'inyangamugayo. Bazira inuma yari ikimenyetso cy'ubugwaneza, isengesho n'umutuzo. Kwica kuri bo byafatwaga nko gusenya igicumbi cy'amahoro. Ubwoko bwa 11